Abakristo bene data dufatanyije urugendo rugana mu ijuru, ese mwiriwe abandi mwaramutse. Yesu nashimwe. Ikiganiro ni huguka mutima wanjye, shishikarira ibya Yesu. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ikiganiro kivuga ngo gusenga ndetse amasengesho yabera burya zibukwa, ndetse burya mu byahishwe bavuga yuko amasengesho abikika. Rero dusenga rimwe na rimwe, iyo dusenze tutazi ubushake bw'Imana, akenshi rimwe na rimwe niyo dusubijwe hari igihe tutabyemera, cyangwa se ugasanga turacyarwana n'ibisubizo Imana yaduhaye. Ndetse na Yakobo yaravuze ngo murasaba mugasaba nabi, niyo mpamvu mudasubizwa. Gusaba nabi gute? Ni igihe umuntu asabye ikinyuranye n'ubushake bw'Imana. Yesu Kristo yigishije abigishwa be gusenga, arababwira ngo nimuzajya musenga, mujye musenga mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Uduhe ifunguro ridutunga uyu munsi. Ndetse akomeza avuga ngo abigisha gusenga, arababwira ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ubushake bw'Imana. Rimwe na rimwe tujya tugira ngo amasengesho dufata, rimwe na rimwe tukaniyiriza ubusa, tukagira ngo gusenga ni liste ndende tuba twafashe y'ibyo dushyiriye Imana igomba gukora. Ariko burya ntabwo ari byo. Ahubwo gusenga ni ukugira ngo tubashe kunyura, cyangwa se tubashe kuba mu bushake bw'Imana, aho kugira ngo tuvuguruze ubushake bw'Imana. Abenshi bagira ngo gusenga bivuguruza cyangwa se bihindura ubushake bw'Imana, ariko burya ntabwo ariko biri. Yesu Kristo yaratwigishije kugira ngo tujye tumenya ko niba dusenze tugomba gusaba Imana ubushake bwayo bukaba ku bugingo bwacu, ndetse niba ku bugingo bwacu ko turi mu isi, ndetse n'abari mu ijuru, burya ubushake bw'Imana niho burahaba. Rero yaravuze ngo ubushake bw'Imana nibuba hano mu isi nk'uko buba mu ijuru, ibintu bizagenda neza, kuko mu ijuru ibintu bigenda neza. Yesu Kristo ari ku musozi Getsemani arimo asenga, arasenga ati: Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Biri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 26 umurongo wa 39. Yarimo asenga avuga ati ibintu byo gucungura umuntu. Yumvaga umutima ukunze ariko umubiri wanze, ndetse arasenga ati: Data, niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ariko niba warasomye neza ukamenya n'icyo cyanditswe, ese byagenze uko Yesu Kristo yashakaga cyangwa no uko Imana yashakaga? Byagenze uko Imana yashakaga. Imana ishobora kugusubiza oya, cyangwa se ishobora kubwira ngo tegereza, cyangwa ishobora kukubwira yego. Ariko abenshi bazi yuko iyo ibintu bigenze bihuye n'uko babisenze, nibwo batekereza yuko Imana yabasubije. Ariko ibisubizo by'Imana bishobora kuba yego, cyangwa oya, cyangwa tegereza. Rero bakristo bene data, ndagira ngo muhuguke, imitima yanyu ihuguke, ndetse mukanguke, twemerera ubushake bw'Imana bube, Umwuka Wera tuyobore. Nicyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na Pastor Deo. Iyi ni Jesus Ami, narakijwe kugira ngo n'abandi bakizwe.